Mu buzima bwacu bwa buri munsi, tubizi cyangwa tutabizi, dukoresha ibipimo. Imirimo ishingiyeho ubuzima bwa muntu yishingikiriza ku bipimo kugira ngo abashe kunyurwa, gukora ibyo agomba gukora, yirinda impanuka, aberwe, abashe gukora ubushakashatsi kandi ahange anavumbura ibishya, akora ingendo za hafi n'iza kure, ateze imbere ikoranabuhanga, inganda zibashe gukora ndetse zongere kandi zisigasira ubwiza bw'ibyo zikora n'ibindi. Akamaro ntagereranywa k'ibipimo n'uruhare bigira mu kubungabunga ubuzima, koroshya ubucuruzi n'ubuhahirane no gushimangira ubuziranenge bw'ibintu bitandukanye, niko katumye hashyirwaho ishami rishinzwe ibipimo mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB. Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge cyashyizweho mu mwaka wa 2002 ndetse hagenda habaho amavugurura atandukanye. Kugeza ubu amavugurura aheruka nayo muri 2013, aho dufite ubu itegeko rishyiraho ikigo gitsura ubuziranenge, ndetse iryo tegeko rigatanga n'inshingano ku kigo gitsura ubuziranenge. Inshingano rero z'ikigo gitsura ubuziranenge no gushyiraho amabwiriza y'ubuziranenge ndetse no gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ubuziranenge, cyane cyane gupima ndetse no gutanga ibirango by'ubuziranenge. Muri rusange rero hari n'indi nshingano tutakwibagirwa ndetse inakomeye yo gushyiraho ibipimo n'ingano by'ubuziranenge. Amateka y'ibipimo ahera mu mwaka w'1875 ubwo mu mujyi wa Paris ibihugu bitandukanye byasinyaga amasezerano mpuzamahanga yitiriwe metero Meta Convention, yashyizeho ibipimo ngero bitandukanye byumvikanweho ku rwego mpuzamahanga bikoreshwa mu ngeri zitandukanye z'ubuzima, kandi ibyo bipimo bikaba binakoreshwa magingo aya. Mu 1875 hari ibihugu 15 byari biteye imbere, ariho ibihugu bitangiye gucuruza hagati yabyo, nibwo byabonye yuko hari ikibazo. Njyewe ndashaka iki, uyaragikora gutya, nanjye nagikora nkagikora ukwanjye, kandi ibyo bintu hari ubwo dukenera kubihuza, twajya kubihuza ntibikorane. Uravuga reka duhure, byicara ibihugu 15 mu Bufaransa, ari mu 1875 hasinywe icyo bita Meta Convention. Meta Convention icyo gihe niyo yasinywe amasezerano mpuzamahanga agenga uburebure. Bayita Meta Convention kuko icyo gihe badefininze uburebure mita, metero, twita metero kwireshya, abari nayo baheraho bashyiraho bya bipimo bindi. Ubwo development iterambere ry'ibipimo rigenda rihera aho ngaho, kuko ibyo bihugu byatangiye gukorana bimaze kubona yuko ibipimo mu nganda bigomba guhuzwa ku rwego rw'isi kugira ngo izo nganda zishobore gukorana, zishobore guhana ubuhanga. Igihugu cyacu rero nacyo kimaze kubona yuko turi gutera imbere, turi kujya ku masoko mpuzamahanga, turi kujya ku masoko mpuzamahanga guhana, tukoherezaho ibindi. Aho hose haba hagomba gukoreshwa ibipimo bihujwe ku rwego rw'ubucuruzi no ku rwego rw'isi, ibyo bikaba byose bihurira mu nganda. Nk'uko umuyobozi ushinzwe ishami ry'ibipimo bisobanuye, ibipimo ni ingenzi cyane kandi tubikenera mu bikorwa byacu bya buri kanya, tubikoresha twe ubwacu cyangwa se bikoreshwa n'abaduha serivisi dukenera. Mu gushimangira akamaro k'ibipimo no gufasha kugenzura iyubahirizwa ryabyo, ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB cyubatse ubushobozi mu ngeri zitandukanye z'ibipimo. Hashyirwaho laboratoire zipima kandi zikagenzura ibipimo bikoreshwa mu bucuruzi, mu buzima, mu bwubatsi, ubukerarugendo n'ibindi. Lab ya mbere yagiyeho muri 2005, ariko ubundi imyiteguro yatangiye 2005 niho urebye lab za mbere zatangiye kujyaho. Hatangiye
lab ishinzwe metero iyo yita dimension lab, ariyo itanga ibipimo ku bipimo bijyanye n'uburebure, ibyo ari byo byose bijyanye no gupima uburebure. Hakurikiraho ibijyanye n'uburemere, hari ariyo twitaga mass and balance. Hakurikiraho lab ya electricity, ariyo yatangaga ibipimo kuri energy mu rwego rw'amashanyarazi. Nyuma ariko ubu ngubu tugeze kure kuko lab zimaze kuba, dufite lab zo mu nganda, lab 9 zikorana n'inganda zitanga ibipimo mu nganda muri manufacturing system. Tukagira lab zikorana n'ibipimo bigengwa n'amategeko, ariyo Lego Metrology. Lego Metrology ifata kuri trade transaction, mu bucuruzi rusange. Ugiye kugura ikintu, ndaguha amafaranga, nawe umpe icyo ungurishije, ariko niba nguze ikiro kigomba kuba ari ikiro. Noneho tukajya mu buzima, aho abaganga bifashisha ibipimo nabyo kandi bigomba kuba bigengwa n'amategeko kugira ngo ubuzima bw'abantu bubungwabungwe ku ruhande rumwe. Niba umuganga agiye kugufata uko umutima utera, akoresha igipimo, kiriya gipimo ibyo kigomba kumuha bigomba kuba byuzuye. Hari ubushyuhe, agiye kugufata umubiri wawe ufite ubushyuhe bungana gute, ntabwo ibyo bipimo n'ibipimo bigengwa n'amategeko bikorera mu buzima. Hari muri environnement, mu kurengera ibidukikije, kuvuga ngo imodoka irasohora imyuka ingana gutya, urusaku rurangana gute kugira ngo rutangiza abantu. Ibyo niho bya bipimo bigengwa n'amategeko biza mu rwego rw'ibidukikije. Hakaba noneho n'ubuzima rusange, kubungabunga ubuzima rusange bw'abantu, nko mu mihanda, uragenda ku muvuduko ungana ute. Ibyo nabyo ni ibipimo bigengwa n'amategeko biba bigomba gushyirwa ku bipimo mpuzamahanga. Mu rwego rwo gukomeza gukora ubukangurambaga ku bipimo, gushishikariza abaturage ikoreshwa ry'ibipimo byizewe no kugenzura uko ibikoresho bipima biba byagenzuwe bikoreshwa, Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB gifatanyije n'ikigo mpuzamahanga cy'ibipimo cyo mu Budage PTB binyuze mu muryango w'ubufatanye mu iterambere w'Abadage German Cooperation watangije gahunda y'ubukangurambaga mu gihugu cyose. Ubwo bukangurambaga bwatangirijwe mu mujyi wa Kigali bukomereza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Hasuwe ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye mu ngeri zose kandi haganirizwa abacuruzi mu masoko atandukanye bakoresha ibikoresho bipima birimo iminzani. Iminzani bakoresha amabuye niyo minzani yemewe gukoreshwa mu bucuruzi. Ibyo birareba abaguzi n'abagurisha kubera ko niyo minzani yizewe, niyo minzani ikora neza mu byerekeye ubucuruzi. Turabasaba ko bayigura kugira ngo ubucuruzi bwabo burusheho kugenda neza n'abakiriya babo bagure bishimye badafite ikibazo cy'uko babibye. Hari nta muntu wemerewe kuza yitwaje ko ngo ari uwo mu kigo gitsura ubuziranenge akabambura cyangwa akabaka amafaranga ngo azabagurira iminzani cyangwa se ngo azayibakorera iramutse yarapfuye. Ntabwo ikigo cy'ubuziranenge gicuruza iminzani. Ikigo cy'ubuziranenge cyigisha abanyarwanda gukora bizinesi zabo, gukora ubucuruzi bwabo cyangwa se kugura batibwa kandi batiba. Iyo minzani ko muvuze ko ikigo gishinzwe ubuziranenge kitayikora, abacuruzi bazayikura he? Kugira ngo tubabwire ko iminzani ihari ishobora kuboneka nubwo tutayicuruza, ariko hano hari abantu benshi bayiguze. Turabasaba ko rero abantu bayishaka, bimwe twahoze tuvuga, bakwegera umuyobozi w'isoko. Umuyobozi w'isoko akabafasha kumenya uko bayigura. Mwabyumvise? Umuntu ukeneye umunzani wese azegera umuyobozi w'isoko, umuyobozi w'isoko azamuha amakuru y'uburyo yabona uwo munzani. Ko hari abaturage baza kugura ibintu bike, tuvuge
nk'inusu y'umuceri cyangwa ikiro cy'umuceri, ayo mabuye uwo munzani ufite icyo bita nusu kiro n'ikiro n'ibiro 5 n'ibiro 10 n'ibiro 100. Murakoze. uwo munzani ushobora gupima inusu, irobo, ikiro, ibiro 2 kugeza ku biro 15. Birenze 15 ntabwo azakoresha uwo munzani turi kuvuga. Hari indi minzani ifite ibiro birenze 15 kandi irahari. Abagurisha ibishyimbo barayikoresha, abagurisha ibirayi barayikoresha. Kurakunda bagura ibiro 50 umunzani wa 10 ushobora kubikora 15 byafata umwanya, sibyo? Iminzani yujuje ibipimo iri ku masoko, nawe ushatse wayigura, wayicuruza ukaza hano mu Bushenge ugashinga isoko ricuruza iminzani yujuje ubuziranenge. Anyama hanini, anyama gatobo, bakoma ngo ni nangaye, ni ikisha n'ishya, cyangwa ni cyata, bakora cyangwa kandi bamwikiye gushika uwo ari ubuhinzi bizanye mu isoko, baramwiba bakakora bakoma nyama y'ubuhinzi kandi bajya bakora nyama y'ishamba. Ibikorwa by'ubukangurambaga mu masoko kandi byakomereje no mu masoko yo mu turere dutandukanye n'ahakorerwa ubucuruzi hirya no hino mu gihugu. Imwe mu mbogamizi zagiye zikunda kugarukwaho mu birebana n'ibipimo ni ikoreshwa ry'iminzani itujuje ubuziranenge. RSB yagiye ikora ubukangurambaga igashishikariza abacuruzi gukoresha iminzani yujuje ubuziranenge, bityo bakirinda igihombo batezwa n'iminzani idatanga ibipimo byizewe. Ubukangurambaga kandi bwibanze ku guhitura abaguzi kuzirikana uburenganzira bwabo bahabwa ibyujuje ibipimo. Uyu muri make ushobora gushyiraho nk'ubu indagara, genda umuntu yaguhaye menshi cyangwa yaguhaye make ku buryo nyine yagira ukagira bene gutya. Gutyo ubu umaze kumenya izo uhombya mugenzi wawe kuko ntabyo azi muri make. Nawe ubuje kungurira nk'ugupimiyeho ntabwo warabuka, ariko urabona ikiza cy'umuziranenge kuba ari ukuri. Ubu nta handi hantu byatuma uyu munzani wibiraho umuturage. Urabibona muri make nk'ubu urugero inusu urabona nk'ubu nawuregeye, ariko uyu ni inusu n'irobo. Iyo ni inusu n'irobo. Mu gihe hano wari inusu yonyine. Bose urabona uyu muturage araza guhomba amafaranga noneho ya mafaranga rero azayishyura yakuye. Iyo amaze kumenya icyizere ubwo nta kuvaho. Ubu umukiriya 100% kuko agusangamo na kwa kuri. Tureke n'ibya leta agusangamo ukuri. Kandi turashimira umubyeyi wacu Paul Kagame ntacyo atatugejejeho pe. Si mu bucuruzi busanzwe gusa ibipimo byifashishwa, ahubwo binagaragara nk'inkingi ikomeye yo kugenzura ubuziranenge bw'ibitunganyirizwa mu nganda, kuva hakirwa ibibikomokaho ku ruganda, mu mitunganyirizwe, gupfunyika ndetse no kugeza byoherezwa ku masoko mpuzamahanga. Shangasha nk'uruganda narwo ruri mu irushanwa n'izindi nganda ku isoko rya East Africa, rufite ubushake bwo kugira ngo rugendere kuri bya bipimo byizewe mu buryo bwo gukora icyayi no kugira ngo rukore icyayi kizira ubuziranenge.
bigaragazwa cyane no kuba n'uruganda rwarabaye certified food safety management system, tukaba tumaze hafi umwaka n'igice. Hakaba hariho n'izindi certificate twabonye yaba Rainforest Alliance na SBAC ya RSP. Ibi byose rero ni ibigaragaza ubushake uruganda n'ubuyobozi bw'uruganda rufite kugira ngo rube rukorera ku bya bipimo byizewe. Abantu bashima yuko icyayi cya Shagasha kitafite gushirira, mbere cyarashirira ko bya bipimo bitari bipimye neza na za thermometre zitapimaga neza, ariko ubu ngubu aho twaboneye food safety management system na calibration y'ibyo bikoresho byose dukoresha bikaba bikoze neza, bigaragara yuko abantu na comment bashyira ku cyayi cyacu abagitestinga bavuga ko kitakishiririye cyane. Izi zo ni imashini zikaranga nk'ibinyampeke nka soya, zirabikaranga warangiza ugashyiramo no zikabe iyi ngiyi beta ifu. Akakavamo ugashyiramo ibyo binyampeke, ubundi ukongera ugapfundikira, noneho ukayicomeka. Hano haba hasohokamo umwuka ushyushye na kano kagenda kikaraga zigashya. Iyi ngiyi nayo ni imashini isya inyama, tuba tuyifashisha nk'iyo turi gukora sambusa n'utundi tuntu twakenera ko dusya. Izi ni firigo dushyiramo bimwe mu birangijwe gukora cyangwa se ibyaba bikeneye gukonjeshwa. Urugero nka muno harimo ji, izindi bazitwaye ku masoko. Izi ngizi nizo twakoze ni izinanasi. Ubundi bwoko nabuhari ariko nabwo turabukora, harimo nk'amatunda, imbuto nyinshi tugenda tuzikora. Iyi ngiyi nayo ni jamu cyangwa se konfitire isigwa ku mugati. Ni twe tuyikora. Yawurute zo bamaze kuzitwara mu ngoro ku masoko. Tuba tumeze gutyo. Kabagari iyo tugiye kuzijyana ku isoko tugashyiraho. Ariko mwenyine kuba mwaratangiye ni byiza, ariko noneho ngo bigere ku isoko ni byiza ko ikintu cya quality y'ibyo mutanga bafiteho amakuru ahagije kugira ngo babyumve cyane rwose. Rero mwazanirwa n'abayobozi banyu yenda bakandikira nka RSP kugira abantu bashinzwe bakabasura bakabaganiriza bakareba n'uko mubikora, bakabagira n'ibyo yavugaga urumva gukorera hano hari open abantu binjiramo, ntabwo ari ibintu wavuga ko bitagira ikibazo biteye. Yes. Ibipimo ni ishingiro ry'ubuzima bwacu, kuva ku gusuzumwa uburwayi kugeza ku kwandikirwa imiti no kumenya ingano y'imiti umurwayi afata, hose hifashishwa ibipimo. Icyiciro cy'ingenzi muri ubu bukangurambaga cyanibanze kandi kwigenzurwa n'ubujyanama ku mikoreshereze myiza y'ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu buvuzi. Ubusanzwe ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge gikorana na Minisiteri y'Ubuzima n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu gushimangira ko ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bitanga ibipimo byizewe, bityo hakirindwa ingaruka zaterwa no kwibeshya mu isuzuma no kwandikira umurwayi imiti akenera. Muri ubu bukangurambaga hasuwe amavuriro, ibitaro n'ibigo nderabuzima bitandukanye, haganirwa ku bikoresho byifashishwa ndetse n'igenzura bikorerwa buri mwaka kugira ngo hemezwe ko bitanga ibipimo byizewe. Iyo ukoresheje igikoresho gifite kitujuje ubuziranenge, muri make niko nabivuga niko nabyita, byanze bikunze gishobora gutuma uhereza umurwayi ibisubizo bitari byo, akanahabwa imiti atakagombye gufata bitewe na resulta yabonye. Ko no kuvuga ngo buriya ubundi muri labo iyo umurwayi ageze muri labo mufata ibizamini, ibisubizo ubonye nibyo umuforomo agenderaho ahereza wa murwayi umuti. Nibura kabiri mu mwaka mwajya mugerageza mukaza kugira ngo tumenye ko ibintu byacu dufite hanga tubitse muri labo cyangwa se mu kigo nderabuzima muri rusange byujuje ubuziranenge, ibyo turi gukora abarwayi
byujuje ubuziranenge byizewe nk'ukuri muri rusange. Mu gihe igihugu cyacu kigaragaza umuvuduko ushimishije mu iterambere by'umwihariko urwego rw'ubukerarugendo, ikindi cyiciro cy'ingenzi mu buzima ndetse n'iterambere ry'igihugu cyitaweho muri ubu bukangurambaga ni urwego rw'amahoteli n'amaresitora. Itegurwa ry'ibiribwa mu mahoteli n'amaresitora, ibipimo by'ubushyuhe cyangwa ubukonje byatunganyijwe cyangwa ibitatunganyijwe bibikwaho ni ingenzi cyane mu kugena ubuziranenge bwabyo. Ni muri urwo rwego hasuwe amahoteli atandukanye hirya no hino mu gihugu, maze bakangurirwa guhora bita bakanagenzura ibipimo babikaho cyangwa batunganyirizaho ibiribwa kugira ngo bitangirika. Ishimye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge kuba cyadusuye, basanze amafirigo abika imbuto nta kibazo, amakonjerateri arahari, ariko batubwiye ukuntu tugomba gusepara ibiribwa, ibihiye ukwabyo. Wenda urugero nk'inyama zikajya muri firigo ukwabyo, inyama zitetse muri firigo yazo, n'inyama mbisi zikajya muri firigo yazo. Icyo ni ikintu cy'ingenzi tubashimiye. Ikindi batubwiye kwita ku bipimo, gukoresha amatermometre, tukareba amadogire tugomba kubikaho ibiribwa. Akamaro k'ibipimo mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ntagereranywa. Ubu bukangurambaga bwabaye umwanya wo gushimangira ko ibipimo bigiye gukoreshwa neza. Ibikoresho bipima, byaba ibikoreshwa mu bucuruzi buciriritse, mu nganda, amavuriro ndetse n'ahandi, bikagenzurwa kandi bigasubizwa ku bipimo byizewe igihe byagaragaje kudohoka ku bipimo. By'umwihariko abacuruzi bakomeje gushishikarizwa gukoresha iminzani yujuje ubuziranenge, ndetse abaguzi bahamagarirwa kureba neza ko ibipimo bikoreshwa byizewe kugira ngo bahabwe ibihuje agaciro n'ayo bishyuye. Tumaze amezi 3 dukora ubukangurambaga hirya no hino mu gihugu, dusobanura ndetse twerekana n'akamaro k'ibipimo ndetse n'ingero mu Rwanda hose. Twibanze rero mu buvuzi, aho twasuye ibitaro bitandukanye, dusura amasantere de sante, dusura n'ibindi bigo by'ubuvuzi. Aho hose rero mu buvuzi twagenda tubasobanurira akamaro k'ibipimo ndetse n'ingero by'ubuziranenge bagomba gukoresha. Ahenshi rero barabikoresha, ariko baba bakenewe no guhiturwa tubabwire ubuziranenge busabwa n'ubuhe. Nubwo rero tuvuga ngo birakoreshwa ibipimo, birakoreshwa, ariko bigomba kuba byuzuye ndetse binoze, kuko iyo bituzuye biteza ingaruka. Nyuma yo mu buvuzi twagiye mu masoko atandukanye. Twagiye mu masoko atandukanye aho twaganiriye n'abacuruzi ndetse tunaganira n'abaguzi. Ntabwo twarebaga gusa abacuruzi, ndetse n'abaguzi twabibutsaga inshingano zabo zo kumenya uburenganzira bwabo, kuko umuguzi afite uburenganzira, ndetse tunababwira ibipimo byemewe mu Rwanda. Ubu ku masoko ibipimo twemera ni ibyapimwe n'iminzani tugira inama abantu gukoresha. Ingero ndetse n'ibipimo binakoreshwa mu mahoteli. Tekereza aho umuntu agiye muri hoteli akokesha inkoko. Iyo wokesheje inkoko bakayishyira kuri dogere Celsius 500 cyangwa se 1000, iyo nkoko irashirira. Ndetse iyo uyishyize kuri dogere 100 cyangwa se munsi yaho ntabwo ishya. Ibyo rero byerekana akamaro k'ibipimo
mu bijyanye n'ubukerarugendo ndetse no guteza imbere za hoteli. Hanyuma hakaza n'ikintu kijyanye n'ubuziranenge bw'ibyo turya. Ubuziranenge bw'ibyo turya aha ndashaka kuvuga ibijyanye na food safety cyangwa se ubwiza n'isuku igaragara mu byo turya. Ku bijyanye n'abaguzi twagerageje kubasobanurira hirya no hino mu Rwanda, tubabwira uburenganzira bafite igihe bagiye kugura ikintu runaka. Wenda nguhaye nk'urugero, hari aho twajyaga tugasanga baracyakoresha ibyo bita ingemeri. Ugasanga ese ingemeri mu by'ukuri ubajije umucuruzi uti ingemeri ijyamo ibiro bingahe, biragoranye kugira ngo abigusobanurire. Ariko twagerageza kubabwira icyo amategeko ateganya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'icy'ubuziranenge buteganya ku birebana n'ibipimo n'ingero bakoresha. Ubutumwa duha abo twasuye ndetse n'abo tutagezeho muri rusange abanyarwanda bose, ubutumwa ni ugukomeza gukoresha ibipimo n'ingero by'ubuziranenge ndetse byujuje ubwo buziranenge. Ikindi ni ukwitabira igenzura. Niba uri hoteli, niba uri ikigo cy'ubuvuzi, niba hari serivisi zindi utanga, duhamagarira abantu kwitabira ibyo twita calibration cyangwa igenzura ry'ibipimo. Ubu rero byaranoroshye, amagenzura menshi igenzura hirya no hino tubasanga aho bakorera, hakaba ariho tubahera serivisi. Ubu rero biroroshye, ni ukutubwira amasaha make tukaba tukugezeho, tukagukorera igenzura, tukareba yuko koko serivisi utanga ibipimo birimo ndetse n'ingero byujuje ubuziranenge. Iyindi mesaje ni ugushimira, bashimira abatwakiriye bose. Turashimira inzego z'ubuvuzi twakoranye, abacuruzi batandukanye twagezeho tukabasobanurira ibyo byose twakoze, ariko nanone tukanashimira za minisiteri zadufashije muri iki gikorwa mu rwego rwo kuzamura ubukangurambaga ku bijyanye n'ibipimo ndetse n'ingero. Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB gikomeje gukangurira abafite ibikoresho bipima bose kugana laboratwari zacyo, bityo bagahabwa serivisi zitandukanye bifuza.